yahise anyohereza amavideo ntazi igihe yafatiwe yawe yego ahita ambwira ngo this is nyine ngo iyi niyo igiye kwa your next post on Instagram. Nari mvuye koga kuko nyine twabaga mu nzu imwe nabo bandi twakoranaga bose twabaga nyine mu nzu imwe, ariko harimo amakamera, yarashyizemo amakamera ibintu byinshi, ariko kamera ziri muri salo n'imbere ya studio nyine, ariko urumva ko ari umuntu wadukurikiranaga cyane. So rero umunsi umwe nyine icyo gihe mara kumugorwa kuri yahisa ampa video, mbona mvuye muri dushe ndi kwisiga, mbona nta n'umuntu uri mu cyumba ndi jyenyine, ndavuga se iyi video yafashwe gute? Pe nagize ubwoba, nta nubwo ibintu by'imihanda ngiye n'amatiku sinjya mbijyamo, nta nubwo wambaye ubusa. Yego mvuye koga Ubusa bwose buri nk'ubwa yampana kwa kundi uba wiviriye muri dushe uri kwisigira mu cyumba wenyine nyine bisanzwe. Sinzi ngo kamera yageze nabyo sinzi ukuntu byagenze, kuko nyine n'umuntu ayibonye ahita abona ko ntabwo ibyo mbizi. Noneho rero njyewe bintera ubwoba, mpita mubaza se uranshaka iki? Nyine mvuga ibintu biri mu ubwoba n'iki. Noneho hari umuntu twari turi kumwe arambwira ngo wewe wigira ubwoba, mwereka ko ufite ubwoba, ariko nyine ntabwo ibintu njyewe nari nzi ngo bivaye bijyaye. Video yanganaga gute? Yari iminota ingahe? Umwanya ungana gute? Ayakama yari view once wenda nk'umunota cyangwa nk'amasegonda 40 gutyo. No, ni mwinshi mba narangije. Duma please, duma ndagusaba. No, ndagusabye kabisa. Zakomeje. No, don't. Bine ubwoba, ibintu nazi bya social media nibwo nkibizamo, sinzi aho biva niyo bijya. Nuko nyine umuntu twari turi kumwe arambwira ngo weho numwereka ko ufite ubwoba urabumweretse yuko agushoboye. Ahita ambwira ati uhita wisekisha uvuga ngo nyine kuri message ngo umubwire ngo nanjye ibyo mfite byawe si biki, ariko mu by'ukuri byari kwihagarara nta kintu nari mfite. Mba ndabimuhaye, ntabwo yigeze ayipostinga, nta hantu yigeze ayipostinga na hamwe, ntabyo nzi. Gusa ibyo bintu yahise nyine abona yuko kubera ko nahise musubiza gutyo abona na bindi bintu byinshi yarenzaho ahari I think. Noneho bizamo ibibazo byinshi. Noneho icyo gihe channel yanjye yariho indirimbo yanjye ya mbere yitwaga wowe nari narasohoye nyine. Barabitwaye byose barabitwara, njye ndabyihorera kuko njye ntago nkunda amatiku, sinzi kuburana mu bintu by'amatiku. Ndamureka baratwara n'indirimbo arayisiba, na nyuma aho ndumva yaraje kongera kumvugisha akambwira nyine indirimbo barabisiba byose, yigira nk'atazi aho byagiye, ariko nyine twebwe turamuzi neza, twakoranye nawe, niwe wayitwaye. Ashobora kuba yarahise ahindura amazina cyangwa akabigenza ibyo byose, ndabireka. Indirimbo barajyana ndabireka, kandi twari dufitanye amasezerano yuko nanjye nari mfite uburenganzira ku gihangano nakoze. So ndamureka, ndavuga ariko urumva twari twarakoze indirimbo nyinshi kuko twabaga kuri studio. Ndavuga ariko reka nsore kano karirimbo ndebe bimeze gute, nyine kari audio. Rero nshyiraho iyo audio, nayo niyo ya mbere bampayeho copyright. Abatama copyright ndabyihora, ndavuga okay bamaye copyright reka mbyihorere. Mpita mbyihora nta bintu byo kuburana, ndabireka nyine nta management ntaki bya bintu by'abahanzi nyine, ukaba usa nkaho utari stable neza. Nongera gukora indirimbo 2024 itangira nanone. So uretse gatoya yaraguteretaga cyangwa yaragusabaga? Mana we sinzi uko nabivuga. Ibyo biratandukanye, ibyo bintu bibiri biratandukanye byose, kandi nyine ukabona nyine ni kwa kundi umuntu yaragusinyishije muri rebo, nyine nibirebere ku buryo ramyotinze. Sorry, yaraniretaga, mbona bibaye too much, akajya tubuza amahoro, yambura nko kuri telefone nsinziriye, agahita nyine abwira nk'abo twabanaga bose ngo musohoke, ngo simba shakaho, ngo nagiye he. Nyine yaramburaga akabigira ibintu by'intambara, umutuzo ukabura mu kazi hose. Nyine mbona uretse nuko bimbangamiye, mbona biri kunteranya n'abo dukorana kandi bazi ko ntari bijyanye nabo, ntari nyine
bibazo niyo nasinzira niyo nacomeka telefone yambura gato ibintu bigasakuza ngo musohoke mu nzu na saa 6 z'ijoro natinye na saa 7 saa 8 saa 9 ngo musohoke mu nzu ivi namubuze kandi ndubwo ndasinziriye nyine nyuzima nabita gutoteza umuntu ariko twakundi nguti reka nuze wenda bizashira mbona nyine si byakunda niho hana namusezeye ngenda nkora ibyanjye ako nabanje aho nkubise copyright mwari maranye igihe kingana iki umwandikira iyo leta ni umwaka umwe wonyine yagukoreye indirimbo zingahe imwe indirimbo mu mwaka umwe twagiye noneho nyine banshiraho copyright ndabyihorera ndavuga okay nge sinkunda guhangana ikabyihorere nzakora ibyanjye bidafite aho bihuriye nawe ari byo kugezana n'uyu munsi ndi gukora indirimbo ndi gukora nta hantu zihuriye nawe ariko nuko ndi gukora producer urumva producer twakoranaga n'ubundi na Kennedy uko twabanaga twebwe na manager wacu Leandre twebwe nta kibazo nyine twari tubizi ko bari umuntu nyine udashobotse twe nyuma yaho ubuzima burakomeza nta bifu na so rero ubu ngubu ni sorry actually hari indirimbo mperuka gukorana na Racine yitwa Ipata hari ukuntu mukora indirimbo mukayisohora noneho mugasharinga link noneho hari ukuntu warakoze abantu kuri WhatsApp murabizi ugashyiramo ugashyiramo bose yero sinzi ukuntu nawe namushyizemo nta twakundi ubugi kugira gutya abantu utabireba namumugeraho ahitambwira ngo ware ngo beauty ngo wasted ngo nyine ngo ubwiza bwakwibisa nyine ambwira amagambo ankomeretsa ngero iyo umuntu ambwira ibintu bibi ntabwo nzi kubihisha mpitambisiba kugira ngo udakomeza kumva ikintu kimwe mpitambisiba na nimero ye ndayisiba ariko n'undi nasiba nimero akaguma anyoherereza mana ajyaga anyohereza n'amavideo anera ubwoba no kuri Instagram akaguma anyohereza video namusiba nimero akaguma akanyohereza video hari n'igihe ajyaga anyohereza video by'abantu bari kurasana ngazandasa. Ufite imyaka ingahe? Imyaka mikuye ariko iyo ubukure ndayifite. Kozi iyo ufite imyaka 22 muravuga gucya n'umwana w'imyaka 28 biba bitandukanye. Oya ni hafi aho ngaho ntabwo ari nyinshi cyane. 28 se? Oya ntabwo 28 ifite nyinshi cyane. 22 urayigeza? Okay, tupate 22 sibyo? So nuko bigenda gutyo nyine aguma nyine yohereza ibintu nkabona nasiba nimero ye aguma yohereza ibintu ngena navuga ko reka nyibike nanamushyiremo archive cyangwa mu muting najya nabyohereza singana kuko ndamusiba akanyereza ibintu nyine ibintu nk'ibyo noneho uyu munsi rero nasohoye indirimbo ejo iyi ngiyi yitwa Tatu n'uyu munsi dore nuko nambaye twari tuvuye muri interview ku ishusho duci ahantu turi kwinywera icyayi ndi gucomeka phone nta muntu nari mfite noneho nsubiye online mpita mbona notification ngo bampaye copyright ngo kuri video yanjye ngira ngo ndikora ndavuga se bampaye copyright indirimbo gute kandi ko ari yanjye nta kibazo na kimwe indirimbo ifite baba bampaye copyright gute ni kontra last yagomba kumara ikingana iki iyo umuntu ari muri record label baba bafite contract twasinye byari byemewe yuko twabisesa anytime buri muntu wese atabishaka wasezera nta kibazo nta bintu byari bihari byo kuboha umuntu uri kumva na kendo arayifite iyo contract ntabwo nzi ko tugizifite ariko twarazisinye nawe niyo yazigira noneho nazo yaragiye arazegitinga yongeramo ibintu twamaje gusinya nyine ni umuntu udashoboye ariko uvuga ko ufite kopi ntabwo nayibura kuko simbize ariko nshaka kwa nabibona uri kumva kuko niyo ntaba mbifite muri phone ndumva mfite document mgemba narabibitse so rero nisore indirimbo nta numuriye nawe naramusezeye ku neza nta kibazo ngiye kubona ngo copyright none ngiye kureba impamvu mbona ngo word stand bya ntuza mu byukuri sinzi impamvu yayikoze copyright nta kibazo mfitanye nawe sinyine ni kwa kundi umuntu avuga ngiye agiye kungendaho ndabizi neza ngiye kwemera gatanga n'amafaranga y'imirengera kugira ngo gusa umuziki ntawukora singira wongera mana yanjye ni byinshi
none bamaye copyright none muri copyright handitsemo ngo ni copyright ebyiri amajije kumpesha channel ya mbere barayijyanye nta copyright yigeze yayimpaye sinzi ibyo bya copyright ebyiri aho bivuye sinzi impamvu mpagarikiye indirimbo sinzi nyine n'umuntu wanyizingiye ku buzima bwanjye wanze kuvaho ntabwo mbizere sinzi ikintu nakora. So uwo mugabo ngo yitwa nde? Yitwa Uwimana Raymond niwe nyiri World Star Entertainment nyine yahara twakoreraga. Hanyuma nani platform cyangwa cyane washyizemo indirimbo za mbere apana iriya zimwe wambwiye basibye igihe twavugana ngo bakoresha ibyo basibye na YouTube channel cyangwa wakoresha indi YouTube channel YouTube yanjye yari iriho yandirimbo nakoze bya mbere byose barabitwaye ndabyihorera. Ufungura indi YouTube channel none uri kunyandikira ngo indirimbo iri he uri kumva n'ibyanjye bishyashya nonyine mpera zero ubundi bushyashya n'ahantu bihuriye nawe nyine kwa kundi umuntu amahoro sinkunda amatiku uyu muntu mwarakundanye ntimwakundanye kubera ukuntu uri kubivuga he was your boyfriend mwigeze mukundana mwagiye muri relationship? Njyewe uyu muntu yarantereta kugutereta ni kimwe ukamwangira no kuba mwaragiye muri relationship akakubera boyfriend ni ikindi. Ushobora kuba mwarateretanaga urangije uramureka cyangwa ukamuca inyuma na Kendo nawe ntabwo ari umuntu yoroshe arangije kuba yarankundaga nkavuga umunsi umwe nkavuga ati se ibi bintu mbijyemo kugira ngo basuye umuntu nikorera akazi kanjye ariko nyine ntabwo namukundaga yaranze nyine agahora hatiriza n'ibirebire. aho ugeze neza aho ngaho uravuga ati wigeze gutekereza ati ibi bintu mbijyemo? Yego. Ntabwo wabipimye ukabijyamo nk'icyumweru nibura bikakunanira? Ntabwo wigeze ubigerageza nk'icyumweru bikakunanira? Oya ntabyo nagiyemo ni kwa kundi umuntu aguhatiriza mu gitondo saa sita nimugoroba. Ntabwo mushobora kuba mutarabigiyemo wigeze gusambana nawe? Ntabwo kuri umuntu afite ibibazo uwo mugabo no areke kwiriza asubize. So please stop. Waje kumvuga isi yo company IV. So indirimbo nayo yaje ivanaho nta kintu gihuriyeho nawe na kimwe si yakoreye muri studio ye nta kintu na kimwe nayo yayivanyeho ubu mukanya nyine nibwo nyuma. Okay uretse gatugende gatoya hari ikintu uyu mugabo umugomba muri contract mufitanye? Na kimwe pe wagiye n'amategeko wanjye yamaye urwandiko rumubuza kunyandikira narabimuhaye cyane byose narabimuhaye. So umaze igihe kingana gutandukanye nawe? nk'imyaka nk'ibiri cyangwa n'igice mu mwaka n'igice. Nyuma yaho yaba hari leta yakohereje aharya gusaba nyuma yo gutandukana nawe waba umugomba wenda akaba yarabihimbye ariko akaba yigusaba akavuga ko ari ibyo ugomba rebo cyangwa amasezerano mwari mufitanye nawe nyuma y'uko mutandukanye? hari letre cyangwa hari icyo yigeza kwishyuza avuga ko ari cyo umugomba cyangwa ugomba ari boy? Ntacyo namugombaga ibihangano nari narabimurekeye nubwo nanjye nari ndifiteho uburenganzira ibindi nabyo nashyizeho ikindi nyuma nakikubwiye nari narakoreyeyo ariko ari audio gusa nacyo nyishyiraho nacyagikuraho ndamwihorera nyine nari naramwihoreye ndabyihorera ariko nabonye yuko ntabwo bizigera bihagarara kuko ngo nyuma uretse gato nyuma y'ibyo bikangisho yagushizo byo kohereza ubwambure bwawe hari ikindi kintu hari n'inkurikizi yabayeho cyangwa yarakuretse uragenda? Yarandetse nyine ndagenda ariko akajya acishamo akanyoherereza ibyo bintu by'ibivideo n'ibiki byose. Hanyuma ubu ngubu ukoze video arayihagarika utekereza ko ari iyihe mpamvu? Umuntu mwaratandukanye nta kibazo cya contract mufitanye waramusezeye uko nyine ntakora nifuza ko ntakora umuziki gute nifuza ko ntakora ibintu by'imiziki simbizi wagira ngo nyine cyangwa abayumva yari yaranguze I don't know. So ni ukuvuga ngo we ashaka gukora umuziki ari uko muri kumwe?
simbizi ariko ni nk'agahimano kugira ngo anyereke yuko niba bagira ngo anyereke ko arenze niba kubera icyo utamureka kuri RIB kubera icyo umuzana hano ariko Duma muzana hano naho ndajyayo ntabwo ngese naho ndajyayo aho utangiriye ntabwo ariho rero Duma ntabwo nshaka kumanura Duma ndakumanura urarinda umanura nakomeza kudasubiza ibibazo byawe ntabwo nakubwiye ngo umubaze tegereza yamaze wese no uri se kurya umwori yatajya kubariza cyangwa watwara ibirego bye IV kandi Duma ndakuyamye babarira kabisa kubane so ahangaha uyu muntu mutagifitanye contract agafata igihangano cyawe akakibaninga namujye muri RIB igihangano cyawe akakibaninga utekereza ko wowe ushishoje nk'umuntu mwabanye icyo gihe kingana gutya utekereza ko ari iki kibimutera kugira ngo ibihangano byawe abibaninge abishyire hanze abashaka nyine ndasi nko kumubaza kuko ibyo bintu byose yashakaga kuri njyewe bitakunze ntacyo atakoze ariko nyine ntibikunde nyine ni nko kumpima nyine kugira ngo nyine ahore niba bashaka guhora mu buzima bwanjye avuga abashaka kugara niba agira ngo nyine simbizi ikintu ariko ni uguhimana tu ndakeka ari uguhimana ku buryo ajya kuri ntuza ajya kuri YouTube channel itariye adafite access akajya kuyishyiraho copyright yatanzwe nawe cyangwa yatanzwe na company niwe n'ubundi ubikoresha nibye nyine okay ukimara gusanga yahamagaye ntuza ukimara gusanga yabibaninze wagerageje kumubaza impamvu yabikoze na oya ikosa ntaho kandi ryo kumuhamagara kuko ndumva kuri njye byaba ari ikosa kuko njyewe yarabimpromisinze yarambwiye ngo azakora icyo ashoboye ngo ni umukire ngo afite amafaranga yigeze kubimbwira gutya turi kumwe ngo ngafite amafaranga ngafite ibintu byose ngo yakora igishoboka cyose ngo sinzigere ngera aho ngera singire ikintu na kimwe nkora nyine ndumirwa nyine ngira ngo hari wenda ari mu mikino ariko nyine nibyo yarabimpromisinze ko azambabaza azakora ikintu cyose iyi relationship mwabanyemo utayishaka wowe ariko wayishaka wayibaje n'igihe kingana iki ntabwo ari relationship siko yavuze uretse gato IV iyi relationship mwayimaranye n'igihe kingana iki yaranteretaga ntabwo ari ukuvuga ngo nari muri relationship nawe utandukanya gutereta umuntu uhora umuhamagara iki ntabwo njye navuga ngo nakundanye nawe ntabwo mwakundanye yaragutereta yabihakanye ibyo hanyuma amashusho yawe y'ubwambure yayakuye he niba yaragutereta gusa amashusho yawe y'ubwambure yayakuye kandi mutarigeze mutereta njyewe nabigusobanuriye njyewe nari mvuye koga biba binagaragara kuko yakamaye ari view once ni akantu nyine urumva twese twabaga kuri studio twese uri kubyumva rero sinzi ukuntu byagenze sinzi nyine nagiye muri dushe koga nk'ubuzima busanzwe uko na dushe yifatanye n'icyumba cyanjye sinakure rwose mva mu muryango umurebana n'undi ninjiramo nyine mvamo ndi kwisigira sinzi ngo kamera yahageze ite kuko nyine n'ubundi niyo yashyira hanze ayo mashusho uhita ubibona yuko nari nivire koga ndi kwiririmbira tuba kuri studio njyewe n'abari abahungu bose twabaga kuri studio nyine ugatubona ko nta n'amakuru bifiteho by'ibyo video bintu nta kintu mbiziho na kimwe niba nkumvishe neza icyabiteye nkuko ndi kukumva ni ukuvuga ngo ikimutera ibyo ngibyo ni uko yaguteretse nuko namwanze nuko wamwanze ibi ngibi reka gato ngiye manza gufata basic information mbere yuko nkuruduka gutya cyangwa kugira ngo nange platform uyu mugabo ntabwo yaza kuba niba afite amakuru uyu mugabo yakoze ubukwe ejo bundi sibyo ego kandi icyumweru ngira ngo ngo cyari cyashira none ni iki cyaba kibimutera kandi yarabonye undi muntu uza mu buzima bwe akaba atakimukurikirana ni iki kintu cyagutera cyatuma abikora niba nta kibazo cy'akazi mwagiranye wait a second ni iki cyaba kibimutera niba amasaha yarashatse ari mu rukundo yakoze mariage utekereza ko ari iki cyaba kibimutera ni ikihe kintu umunsi wa mbere tukimenyana yakunda kumbwira ngo tuzakora ubukwe ngo ariko nguzi ngo gukora ngo ubukwe ngo n'umuntu mukorana ngo managinga nyine we yashaka ko ari twabukorana nge nawe kandi nyine ntaranamwemerera nta n'ikintu na kimwe yego yanashakaga no kujyana yanabimbwiraga ariko ngo nkujyane muri Amerika nshaka ndavuga nyine bitamva ko ari ibintu byo kumenya nyine yashaka ko ari nge tubikorana ariko nyine narabyanze burundu
kuko na aranduta cyane ni umudivorce menya wenda y'inka gatatu ibyo bisanzwe tuberetse so ni birebire tukivuye aha ngaha rero indirimbo yawe bayakanga asibye nyuma yo gutandukana ni ya kabiri asibye urakoze cyane Kendo come over here Kendo nawe vayo ubeshe mute wa telefone koresha telefone ya Ivy wirira ntabwo na ibintu bisanzwe biraza kandi Hello. yamba kuba mwebeze bite So cyane gusa. indirimbo yanyu yongeye virus mwaba muri gutwika cyangwa indirimbo yasibwe koko bayihaye copyright nakubeshye ibintu byo gutwika si ibyanjye kandi nawe ntekereza ko jya urumva mu kanya uyu munsi ubundi twagiye ku ishusho muri interview so urumva twafashe gahunda yo gupromotinga n'ubundi gihangano kubera ko ejo tuzajya ku isibo so ubwo ngiye kumva numva nyine Ivan arambwiye ngo baramubwiye indirimbo ngo bahesebye njyewe urumva nta makuru nari mfite tu numva nyine ni ibintu bitabaho so ncekinze nsanga indirimbo bayisibye ndamubwira ntaribi ko ibintu bya YouTube mbiziho gakeya ndamubwira ntaribi reka ducekinge turebe impamvu indirimbo bayisibye so ncekinze nsanga ngo ni World Star Entertainment yayisibishije urumva bayihaye copyright noneho nsanga hari n'indi urumva nahise ninjira muri YouTube yiwe bita nsanga hari n'indi copy strike nyine bari baramuhaye n'ubundi bayimuha ubwo wasanga barayimaye kuri icyo gihangano cya mbere n'ubundi ngo basibye yari yashize so ubwo nyine nanjye nabyakiriye gutyo tunabibonye gutyo turi kubivuga turi kubyumva nta byo gutwikana naho binahuriye ko bwizana n'ubu ngubu njyewe Ivy namvugishije buriya naje kumureba maze kuvugana n'aba YouTuber barenze nka 4 kuko byageze ubwo mbikora nyine biranga bigera ubwo nifashisha abandi bantu nyine kugira ngo turebe icyakorwa turebe ko process nyine hari icyagaruka ari cyagira ariko ntabyo gutwikana nawe wabanaga n'uyu mukobwa muri nuza muri amakimbirane naye twarabanye ntabwo uyu mukobwa azi gusobanura niba namwumvise afite nawe kuvuga ibintu bye simbize neza ntabwo azi gusobanura kubera ko sobanurira ntabwo azi gusobanura amakimbirane yabo wari kubivuga ntabwo ndi kubyuka kugira ngo bari kumva nabi exactly ikibazo ni iki umuntu wabanaga nawe muri honestly ntabwo nakubeshya Ivy okay nuko wenda ari umwana w'umukobwa ariko Godfather bino ni ibintu birebire njye ntabwo nakubeshya wowe mupfana iki exactly wowe mupfana iki na Ivy kugeza ubu ngubu navuga gute ni nk'ari sister ko ni umubibi tumaranye imyaka hafi imyaka 4 tuziranye dukorana ndavuga ngo twamenyanye ubundi niwe wamanje kumenyana n'uwo mupapa before yuko ngewe tumenyana so yaje kuba story ndende nawe turamenyana ariko tumenyana njye Ivy twamenyanye kubera uwo mupapa n'ubundi nasanze baziranye since before so rero mane ni ibintu birebire sinzi ubwo aho murahera mumbaza nyine ibyo murambaza ibyo mbasubiza ariko byinshi kuri iyi nkuru tu nibizi byinshi nyine okay tugaruke ku bintu bya relationship yawe mu bana ikintu gihari sinajye njyenyine ubizi yaba Leandre arabizi niyo mugabo Leandre ko niwe wasaga nkaho adufasha mu buryo bwo kuhaba urumva uko nawe ni ibintu ntekereza ko byanamwafectinze cyane ibintu bya Ivy nyine mane byabaye ibintu by'ibisazi urumva uwo mu boss barakoranaga before ngiye tutaranamenyana urumva so aza kubaho agastori gatoya twari dufite studio y'umuntu twakoranaga ngewe mbere ajya mu Buhinde kwiga nsaba ko nyine nasigara na studio noneho ngasigara ndimo nyine nyikoresha ariko hari n'ibindi twe twaravuganye wenda nashaka kugarukaho and then nyuma ageze mu Buhinde biba ngombwa ko studio ayigurisha urumva Hello ndakumva ubwo ndi guhera mu buzimire kugira wumve ukuntu stories zimeze noneho ubwo
nari nziranye n'umuntu wa managingaga cyangwa se wafashaga ba IV before, yari umutipe bamwita ntabwo ndi kumwibuka neza. Oya pana Stone umwe w'igisenge, ntabwo ndi kumwibuka neza. So uwo mutipe we twe tuziranye, none tuziranye bamwitaga Yves. None uwo mutipe aza abonye ndi kugurisha iyo studio, arambwira ariko mfite umuntu wagura iyo studio, ari no gufasha abahanzi nyine, hari umukobwa ashaka gufasha. So studio turabihuza birarangira, deal irarangira, studio arayigura. Noneho waguze studio ninde? Yari uwo nguwo wafashaga IV nyine. Ari we Leandre. Wabyumvise? Ni we Leandre, ni wowe uwo nyiri World Star. Apana Leandre ndaza kubwira ukuntu byajemo. Okay. So urumva Leandre ngiye twarakoranaga, person ngiye Leandre twarakoranaga. Urumva? So noneho nawe ataramenyana na n'uwo mu papa nyine na IV. Noneho bakorana, urumva yashakaga gusayininga IV ariko bitaraba ibintu by'ibidanje cyane, nyine hagishakishwa urumva kugira studio n'ibiki kugira ngo ibintu bigende ku murongo. And then studio urumva yari imaze kuboneka. Noneho ngiye nk'umuntu wari unamenyereye n'ibyo bintu cyane ko nibwo nari ngisoza ishuri ku Nyundo, arambwira ati noneho ngize amahirwe yo kubona studio, ariko nabona n'umuntu waba hafi ya studio bikagira meaning, kubera ko urumva nk'umwana uvuye ku Nyundo nibwo nari ngisoza ishuri, byari byoroshye nyine kuba naberekera ibyo batumva, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ubwo uko nguko urumva niko nahuye n'uwo mupapa. Ubwo IV ntabwo twari twagahoye. And then nyuma arambwira ariko mfite umukobwa nashaka gusayininga, nashaka kumusayininga muri label yanjye. So noneho namara kumusayininga tukaba twakorana. Urumva? So byaje kugerwaho umubwo aramumpresenta nyine nk'ibisanzwe, aramumpresenta IV tumenyana gutyo. Urumva yamumpresente ambwira ko nyine agiye kumusayininga. Ndamubwira ariko urumva nanjye kuko sine nagatangiye kariyeri yanjye neza, ubwo ntangira kubana na IV ko n'indirimbo ya mbere yakoze ninjye wari warayanditse byose mufasha nyine. Ambwira ati mwerekere n'ibiki, studio ibaho ngaho, dushaka umuproducer ari we yakubwiraga amwita Popie. So ubwo noneho ngiye urumva ntabwo nakamenya story zose, ariko ubwo urumva demo umuntu marana iminsi mumenyana, ugenda umenya ibintu byinshi nyine tu. So ubwo barakundanaga, yaramuteretaga, uko biri kose harimo kimwe muri ibyo ngibyo. Yari yaramwemereye cyangwa se ataramwemereye, uko biri kose IV yabasobanuriye nyine wabyumvise. Ubwo noneho biza kubibisaze, ubanza hari ubwo nsimbutse ibintu byinshi, hari ibyo batumvikanye nyine. Batabyumvikanye biba ngombwa ko nyuma umupapa nyine aza kubivamo, aravuga kuva nyine n'ubundi mbona tutari kumwe cyane n'ibiki, utari kwemera wenda ibyo ngo propose cyangwa se ibyo twakorana, ubwo nyine reka dutandukane. So nuko nguko izo byagenze, ariko hagati aho ngaho urumva ko nanjye nahabaga Leandre wenda kugira ngo azemo, byabaye ngombwa ko nanjye gukora music yanjye. Aravuga ati noneho umuntu ugufasha n'ubundi kuko ari Leandre, reka gufashirize hano anabonireho noneho kuba nyine yababa hafi mwembi na IV nyine nk'akazi. Urumva we kuko n'ubundi yarikoraga nk'akazi, akazajya urumva ngewe n'ubundi akamanagingira aho ngaho, ariko ubwo urumva na IV bigahita byoroha ko yamumanagingira aho ngaho. So Leandre badiringa umushahara w'ibyo bintu, byo nabyo bigerwaho, dutangira gukora. So buri muhanzi amaze gukora indirimbo imwe ko nayo imaze gukora indirimbo ebyiri ndakeka, indirimbo yitwa Passe n'indirimbo ni kumwe na Rumaga. Ubwo nyine biza kubamo ibibazo nyine ibyo ngibyo bya IV, nawe bibayemo ibibazo biba ngombwa ko avuga uti noneho ngewe ndabona bitari kuvamo, reka dutandukane. Ubwo gutandukana na IV byahise bigira impact nyine kuri twese, nawe urabyumva kuko urumva ntitwari gutandukana, ntiyari gutandukana n'umuhanzi yafashaga even natwe, ubwo urumva ngo tugumane. So ibintu byose bihita biba barabara. Bihurira he niki? Bihurira he kuba IV avuye muri Rembo nawe irimo ufite contrat, IV yagenda wowe nawe ukavamo.
birahura cyane niyo mpamvu nakubwiye ngo ni ibintu birebire kuko nk'uko yagiye bibabwira yari wa muntu ushaka kukubwira ngo undindire uyu mukobwa kandi urumva ikintu cye cyaraduhuje ntabwo cyari icyo ngicyo urumva kigaragara nyine hagati yabo hari iyo connection yari ihari nyine itari pati y'imiziki gusa iri pati y'ibyo by'inkundo iri pati ibyo urabyo urumva ko iyo uvuze gutyo uba umeze nkaho urimo urabikompirima ni byose numva ikintu njyewe ntabwo nzi kunyura uruhande ariko nuza kumva nuza kubyumva abantu barakundanye mani none se ni gute erega ngiye barafisha akantu ku kandi uretse gato ahangaha ni ukuvuga ngo nani umukobwa bamwohereje amavideo ye ari naked urimo kunyumva umushuti waramubwira ngo erega nibyo ngibyo uretse gato umukobwa aramubwira ati nawe ntabwo uzi ibyawe mfite bivuze ko bafite ukuntu baziranye ibyo ngibyo reka tubyihorere barakundanye ibyo ngibyo niyo baba barakundanye ibyo ngibyo ntabwo bishobora kuba ikiziriko kimuzirika kugira ngo kariya ye cyangwa amuhagarikire ubuzima ntabwo bishoboka ariko turashaka wenda umukobwa aze kubivugira ngo public ko bakundanye ariko komeza ariko kuba barakundanye ko bakundanye komeza igihe ari cyo Dumba ibyo ari gutekereza ntabwo biri ukuri kw'ibihari ntabwo kuri kure y'ibyo Dumba ari gutekereza ntabwo Dumba nuko nyine like ntabwo wa mugari Dumba niwe wavuze ngo yakaba yajya muri ribu ntekereza ko ari cyo kintu kinarenze ibindi byose kuko bino bintu abanyamakuru bamwe na bamwe barabizi urumva bagiye bashaka no kubimbazaho nkabikwepa cyane kuko ni umugabo usa nkaho ni umupapa usa nkaho nyine like yashakaga kuri next level biranga umukobwa nyine amubera straight aramubwira bitari imiziki no sense urumva so binoneho urumva nk'umushoramari nawe urabyumva ntabwo byabura nyine kumukomeretsa ibyo byose byanga kuko ntabwo twabyirengagiza niba umuntu akubwira ngo byageze igihe amubwira ngo dukore ubukwe ntabwo umuntu mwamenyana umunsi umwe ngo mujye kuri point y'ubukwe ibyo ntabwo bishoboka hari step by step byagiye bigeraho ariko biramubangamira urumva so noneho nibyo ngibyo by'amavideo byageze igihe IV aranabitubwira urumva as team nubwo twakoranaga akaba ari umukobwa ariko twe twari ababrother be cyane turi na close cyane umuntu kumwe na producer urumva ko byagenda kose hari ibintu nyine ataduhisha byageze n'igihe ashaka no kujya kumurega muri ndimbu nabyo turahosha turavuga niba wowe yakurekera ubuzima bwawe ukikomereza bikaba bitagera kure mureke urumva ibyo ngibyo ntekereza ko ariyo mpamvu bitanagiye ngo bigere kure so arangije rero ikintu cyaje kubamo urumva ndi gusimbuka ibintu byinshi keretse wenda icyo murumva mushaka kumbaza byageze igihe twese dutandukanye umugabo urumva niwe watanze permission yo kugenda yo gutandukana nawe urumva ubundi nk'uko ubizi gisayininze na management bikaba ngombwa ko mugiye gutandukana ari wowe ubishaka uri umu artist hari ibyo bagomba kubera kugiye ariko ari management y'ubwayo ivuze ngo remove uko byagenda kose nyine hari ubuzima ihita ikurekera kugira ngo kuko niyo nyine ikubwiye ngo genda cyane ko na contract yari afite ntabwo yari yakarangiye so ibyo ngibyo byose byarabaye yaba kuganira nawe yaba kugira izo mpapuro n'ibiki byose ibintu biba clear bijya mu murongo wo kurangira umugabo noneho yahise avuga iki yahise avuga ko ibihangano byose urumva hari indirimbo twari twarakoze urumva hari indirimbo twari twarakoze nyine urumva nk'abantu bari kuri studio muri coding umunsi kundi nubwo indirimbo zitasohoka ariko hari ibihangano muba mufite byakozwe wenda bitaraba released sibyo so ibyo bihangano yahise amwaka uburenganzira aravuga from today izi ndirimbo ABCD izi nizi ntabwo wemere kuzikora keretse uzishuye zigasohoka right urumva ndakumva so